sinzayoba namenye inzira, n'inzu yanjye ntizasenyuka, nahishuriwe ibanga ryiza, nukumenya Yesu Kristo. Sinzayoba namenye inzira, n'inzu yanjye ntizasenyuka, nahishuriwe ibanga ryiza, nukumenya Yesu Kristo. Sinzagendera mu mwijima, sinzasoza no mu butayu, nahishuriwe ibanga ryiza, nukumenya Yesu Kristo. Aho namenyeye inzira nyakuri, sinasubiye kuyoba, namenye ko ari yiza nshitsa mw'ijuru, namenye ko ari yiza nshitsa mw'ijuru. Sinzagendera mu mwijima, sinzasoza no mu butayu, nahishuriwe ibanga ryiza, nukumenya Yesu Kristo. Aho namenyeye inzira nyakuri, sinasubiye kuyoba, namenye ko ari yiza nshitsa mw'ijuru, namenye ko ari yiza nshitsa mw'ijuru. Ntabwo umeze nk'abantu bivuguruza, abo fite mu kiganza ntawuzabakuramo, iri sezerano n'iryawe, n'abana banyu sinzabarangarana. Ntabwo umeze nk'abantu bivuguruza, abo fite mu kiganza ntawuzabakuramo, iri sezerano n'iryanyu, n'abana banyu sinzabarangarana. Ntabwo meze nk'abantu bivuguruza, abo fite mu kiganza ntawuzabakuramo, iri sezerano n'iryanyu, n'abana banyu sinzabarangarana. Humura nshuti, kuzimwa izina, nararahiye sinzakureka, ku munsi mubi w'amakuba yawe zakurengera. Ntabwo meze nk'abantu bivuguruza, abo mfite mu kiganza ntawuzabakuramo, iri sezerano n'iryanyu, n'abana banyu sinzabarangarana. Ntabwo meze nka bivuguruza, nimuze gatoya, iri sezerano n'iryanyu, n'abana banyu sinzabarangarana. Ntabwo meze bivuguruza, abo mfite mu kiganza ntawuzabakuramo, iri sezerano. Turaribana gutyo,
Bwana sifiwe. Gabanya Mose. Kofi umbabarire kabisa. Nakereje. Ariko nari mu kazi. Pastor ni umuhamya. Nasoje nafashe mikoro gwera saa 8 ndangije saa 11. Umbabarire kabisa. Noneka. Gusubiramo akantu gatoye. Nitumara twakire. Na Jeanette yaje ngwino mama ngwino dufatikanye turasubiramo ako kantu nitumara twise agasebe ni gatoya numve ko amaguru amera neza takomeze nk'abantu bivuguruza abafite mu kiganza bakuruza abamuramo isezerano n'ijyano n'abana banyu Seven papa. Isaga seven. Nukoka. Gwino papa gwino. Eh! Ase. Dio. Itonari kanye. Nichoya baye. Nari kanye babazi. Kusa mazina Mutanga bugingo wenyirubutukane Yeni babazi Yirubutuki Bega Beku Kunagira neza Kusa Mazina nami Mutanga bugingo Yeni babazi Amashimwe cyane twakira fasteri tkomana ijambo ry'Imana amashimwe cyane tkomana ijambo ry'Imana amashimwe cyane Bana sifiwe ngiye kubongera muvuge ngo amen semeni amen
tuzamurire Yesu amaboko kwanza. Sema haleluya. Yesu. Hari umugwayi ngumwe Yesu yize gukiza ku isabato eri. Hari umugwayi ngo Yesu yakije ku isabato. Urumva papa? Ngo bantu bamagumuka. Base. Ko wikoreye igitanda umunsi utari wo kwikorera. Ko yari yikoreye umunsi utari wo kwikorera. Nta muntu uzawikorera, nta uzumesa, nta uzobusheganya. Na material no gusa. Ni gute wikorera umunsi utari wo kwikorera. Aravuga ati nje umuntu wambwiye wankijije. Yambwiye ngo nikorere nigendere. Ko murambaza ibibazo ntazi. Uwankijije kubera uzi impamvu yarababwiye ngo nije sabato nyakuri. Isabato si umunsi nayo mpamvu zona abakristo benshi bazamabuzuzwa n'inga. Ninga ukamona umugore w'abandi ari itonda n'akazi rimwe agira abagabo 8. Ako n'akazi rimwe. Charisme kele. Ko witonze ninga n'umunsi wo kwitonda n'akazi rimwe miguruko. Ariko Yesu yakuyeho iminsi niwe minsi niwe sabato y'ukuri. Kandi Yesu si kuwa mbere ni iminsi yose. Yesu yafashe iminsi yose. Tuzamurire Yesu amaboko. Haleluya! Zamuka pa. Tuma. Gatoya. Tuvuge twatundi dusigaye tu. Weza umwanya kofi. Sifiwe. Ako muri umunezero twosengera icifuzo kimwe. Titwabwira Imana ngo Mana utanga amahoro mu karere kose mu izina rya Yesu. No mu isi yose mu izina rya Yesu. Ube haguruka dusenga ico cifuzo. Imana itanga amahoro mu isi yose muzima. Mu izina rya Yesu. Haleluya! Bwana sifiwe. Muzamura amaboko hanyuma dusenga Imana. Buri muntu wese abwira Imana ngo Mana tanga amahoro muri kano karere, tanga amahoro mu isi yose, intambara zihagarare, amapfa hagarare mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Tanga amahoro mu izina rya Yesu. Tanga amahoro mu izina rya Yesu.
tanga amahoro mu izina rya Yesu, tanga amahoro mu izina rya Yesu, tanga amahoro mu izina rya Yesu, tanga amahoro mu izina rya Yesu. Amafana ahagarare, intambara nizihagarare, amafana ahagarare, akarengane ntigahagarare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hagarika amapfa, hagarika intambara, hagarika akarengane, hagarara amacakubiri mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu, hagarika amacakubiri, hagarika intambara, hagarika akarengane mu izina rya Yesu. Tanga amahoro muri kano kare, icyubahiro cyawe Mana kigusubirire, imbaraga zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Mu gihe hagaze turasenga isegonda. Ahantu niriwe navuze ngo umunsi ndambara neza kandi ntawe ngiye shaka ahantu nja Jackson cyane ndakunda kuba turi kumwe na Espoir, bose bampamagaye ngomba kubakwepa kugira ngo ntitubonane kubera impamvu y'ibyo nari ndimo. Kimwe gusa nari nagiye kubwira Imana ngo Mana, amapfa, akarengane, amaraso y'igihe kirekire ahagarare mu izina rya Yesu. Kandi navuga ati ndagenda nsa neza nubwo bisa nkaho nagombaga narinda ahantu nyine hatagomba kwambara karuvati. Karuvati nimbi papa pastor, iyi karuvati nimbi no yigwaza nti woyambara nko minsi yo gushingira cyane. Bagiye ahantu hari amavumbi mu bitaka, ariko mbwira Imana ngo Mana, utanga amahoro mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, igihe ni kirekire, amapfa, amarira mu isi muri rusange, utanga amahoro Mana, imbaraga zawe zigaragare mu izina rya Yesu. Kadusenge isegonda rimwe ngaho papa, nk'isegonda rimwe. Buri muntu wese abwira Imana ngo Mana, twese tugasenga yemwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mushumba tambuka. Reverend Fred. Dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ni wowe Mana yacu dukera uri umugoroba, uzuvuga bikera, uri se amahoro, ni wowe uzuvuga, ni wowe uzutegeka, intambara zigahagarara mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amahoro yawe nagera ahantu hose, amapfa ahagarare, intambara zihagarare ku isi, ibibazo bihagarare hariya mu misozi miremire. Utanga amahoro Mana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo amahoro Yesu atanga, abisi ndibo yatanga, ni wowe uzuvuga Mwami, amahoro akaboneka. Dukeneye amahoro Mwami, turasaba kugira ngo utange amahoro Mwami, utange amahoro n'umutekano, uha amahoro igisi yose, uha amahoro Mana n'iki gihugu turimo ndetse n'umugisha. Umugisha w'Imana ukomeze ugera ahantu hose, ubwiza bw'Imana bugera ahantu hose, amarira ahagarare. Ijambo ryawe riravuga ngo ari kurira ko ararira umuntu nijoro.
ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mana wabwiye Abisirayeli ngo ubaye waretse akanya gatoya ngo ariko uzongera ubagarure kandi ngo uzabagarukana umutima w'ikigongo, umutima w'imbabazi. Wabwiye Isirayeli ngo nubwo mugiye mu bunyage muzamara imyaka 70 i Babuloni, ariko ngo nirangira nzabagenderera. Mwami Yesu ngwino tugenderere, Mwami Yesu ngwino ugenderere ubwoko bwawe. Oh haleluya. Hari icyo wavuganye n'ubwoko bwawe, hari icyo wavuganye n'ubwoko bwacu. Mwami turagusabye kugira ngo uyu mugoroba wemere kandi Mwami ukora icyo wagambiriye. Ijambo ryawe niryo rifite ububasha. Hayigwa biringiye Imana ya Yakobo babasha kugushima ubudasiba. Mwami Yesu ni wowe duhaye ibibazo byose bitwugarije Mana. Ni wowe duhamagaye kandi ni wowe twizeye. Dawudi yaravuze ngo haleluya, aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Hahirwa abakwiringiye Mana, kandi abakwiringiye ntibazakogwa n'isoni. Turizera yuko ugiye guhagarika ariya mafana biriya bibazo n'ariya marira. Turagushimiye Mwami kubw'uyu mugoroba kuko ubyumvise. Ni mu izina rya Yesu bisenze. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Ushobora kwikasi ntabwo ndatoresha nk'indi minota 2 hanyuma ntanga umwanya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mutima wari wambwiye ko nubundi ntari bubwirize, numva gusa turi bukora iyo gahunda, ariko ubwo dusenze ndumva bimeze neza. Impamvu ya gatatu iko yaduma dukurikira umwami Yesu, nuko Yesu ari utanga ubusobanuro nyakuri bw'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Nuko Yesu ari utanga icyerekezo, ari utanga definition exacte y'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Yesu ni utanga ubusobanuro n'icyerekezo cy'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Impamvu ya gatatu ikomeye nuko Yesu ari utanga igisobanuro nyakuri cy'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Bibiliya ivuga ngo hari umugore ngo wari umaze imyaka 12 agwaye indwara yo mu mugongo yo kuva amaraso. Bibiliya ivuga ngo yari yarakubise hirya no hino ashaka uburyo yokira, arivuza, atanga ubutunzi, agurisha amasambu, agurisha byose, ariko ntago yigeze, ubuzima bwe ntago yigeze bufata umurongo. Ariko Yesu ngo hagere baramubwira ngo yamaraso nakame mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'umuntu wari warananiwe gufata umurongo uraboneka. Ushobora kubona umuntu asa n'ufite ubuzima bufite umurongo kubera impamvu yuko afite amafaranga, kubera impamvu yuko yize kado twariganya muri Unigome, kubera ko umuntu yize muri Unigome, yize psychologie, umuntu afite azi Ifaransa neza, emploi de l'article, adjectif, ibintu byose, chaque ikintu cyose à sa place. Ariko nagira nkubwira, umuntu ashobora kugira ubuzima busa naho bufite umurongo kubera impamvu y'ibifatika, ariko ibifatika nibyigihe gitoya. Ubuzima bumwe gusa bufite umurongo n'ubuzima bufite Kristo mu buzima bwiwe. Ubwo buzima bufite ubuzima muri buno buzima, ariko kandi bufite n'ubundi buzima hirya y'ubu buzima azobaho iteka kandi mu munezero. Amen. Umuntu yo kurusha amafaranga, umuntu yo kurusha ifaranga, umuntu yo kurusha icyubahiro hano mu isi, umuntu yo kwicara mu mafote wazuhagerwa ashaka kwifotoreza rwihishwa kubera ko bitemewe. Ariko hari izindi ntebe natwe twicayeho mu mwuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana sifeza. Arantu twabanaga na Eric yaratuyoboye mu masengesho. Na Kadonye twatubana twese igoma. No. Umwijima ukabije ngisitangira gihumure, umvikanye ijwi ry'umwana w'intama. Umwijima ukabije ngisitangira gihumure, umvikanye ijwi ry'umwana w'intama. Uwo yazanywe no gukiza icyari cyarazimiye, jewe yahisemo angiruwe. Umwijima ukabije ngisitangira gihumure, umvikanye ijwi ry'umwana w'intama. Yazanywe no gukiza icyari cyarazimiye, jewe yahisemo angiruwe.
isi itagira gihumure umvikanye ijwi ry'umwana w'intama yazanywe no gukiza icyari cyarazimiye jewe yahisemo angiruwe rukundo rwaza iubugingo ubuntu butagira butagira umupaka amaraso amaraso y'umukunzi waje yaramenetse ishurirwa urukundo rwe rukundo rwaza iubugingo ubuntu butagira butagira umupaka amaraso y'umukunzi wanjye yaramenetse ishurirwa urukundo rwe rwaza iubugingo ubuntu butagira butagira umupaka amaraso amaraso y'umukunzi wanjye yaramenetse ishurirwa urukundo ririmo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu ririmo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yabaye ikiguzi yabaye ikiguzi cy'ibyaha byanjye mpinduka icyaremwe gishya mpinduka uwera amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu ririmo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yabaye ikiguzi yabaye ikiguzi cy'ibyaha byanjye mpinduka icyaremwe gishya mpinduka uwera amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu ririmo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yabaye ikiguzi yabaye ikiguzi cy'ibyaha byanjye mpinduka icyaremwe gishya mpinduka uwera yego iyo ubugingo buhoraho ubuntu butagira umupaka bwagezeho amaraso y'umukunzi wanjye yaramenetse mbisuriga urukundo rwe rukundo rwaza niyo ubugingo buhoraho ubuntu butagira umupaka bwagezeho amaraso y'umukunzi wanjye yaramenetse mbisuriga urukundo rwe rukundo rukundo rwaza iubugingo ubuntu butagira butagira umupaka bwagezeho amaraso y'umukunzi wanjye yaramenetse ishurirwa urukundo rwe amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu irimo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yabaye ikiguzi yabaye ikiguzi cy'ibyaha byanjye mpinduka icyaremwe
mesaje imana ibaha umugisha